mumbabarire bari bampanze yuko nzaza gutanga ubuhamya ariko nari muzima nzi yuko nzatanga ubuhamya nisanzuye ariko murumva yuko narwaye akagripe kandi gakaze ariko navuze ntimuranyihanganira kuko gripe isigaye abantu bose bayirwaye. Amen. Nshimye Imana nanjye kuba mpagaze hano. Uyu musangiza wa gahunda yavuze amagambo meza cyane cyane, ariko dushatse twakwitahira koko duhora dukizwa, nta muntu ukizwa ngo avuge ngo nararangije, duhora dukizwa. Rero yewe sintanga ubuhamya bw'uko nakijijwe kuko bamwe narabivuze kenshi ntanga ubuhamya hano ukuntu nakijijwe. Yewe ndi umuntu witwa ko nakijijwe kera cyane, ndetse amadini ashyushye, idini rishyushye cyane, abantu gukizwa bamwe babyita ibisazi abandi babyita ububyutse. Muri 88 hariho abari bataravuka muri mwebwe, ndabona benshi mukiri abajene. Nuko ndakizwa rwose mu by'ukuri ntirase narakijijwe koko, ibyo bita gukizwa. Nkora imirimo yose, ibintu byinshi cyane nshaka kugira ngo nshimishe Imana. Ariko nk'uko batubwiye kuri Pasika, hari igihe umuntu yavutse. Ye maze imyaka 10 ubu ngubu mbona maze imyaka 10 mvutse. Rero ukuntu navutse ibyo narabivuze, ababizi barabizi kandi dusa n'ababisangiye twese. Twaje ahangaha bamwe tuje kwiga Icyongereza, abandi baje kwiga za computer, ariko duhura n'iki? Duhura n'ijambo ry'Imana riratuzura ngo ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Noneho rero ubwo icyo gihe nibwo nakijijwe, ubwo nibwo navutse ubwa kabiri mba umwana w'Imana. Narongeye ndabatizwa. Abantu bakambaza bati kuko ubwo warongera abatizwa kandi n'ubundi warabatijwe mu mazi menshi? Nta mazi ya mbere nayagiyemo ariko ntazi icyo ngiriyemo, numvaga nyine koko ariko gakiza naratuye byose, ariko ubu ngubu nibwo mvutse kuko sinari nzi ko ndi umwana w'Imana, kuko umwana w'Imana ngo ntakora ibyaha, ariko je nari umunyabyaha. Buri gihe cyose nanjye nasabaga imbabazi, buri gihe cyose naraturaga, buri gihe cyose, buri mugoroba, buri ngiye kujya kuri moto, ntimana mbabarira ibyaha byanjye, simveho ngo nkora accident mpfe njye mu muriro. Ibyo ngibyo nibyo nakoraga buri gihe kugira ngo nitunganye, nabaga ari ugusaba imbabazi buri munota. Ariko ubu ngubu maze gukizwa, imyaka maze urumva ni 10 mvutse, ubu ngubu ndi umwana w'Imana. Kandi iryo jambo ryo kwitwa umwana w'Imana riri muri Yohana igice cya mbere kuva umurongo wa 12, avuga ngo abemeye Yesu bakamwizera ngo bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hariho abajya bavuga ngo kwitwa, oya, ni ukuba. Kuba no kwitwa biratandukanye. Ushobora kwitwa umwana wa naka wenda yarakwadose, ariko twebwe turi hawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, twabyawe n'Imana. Urumva rero umwana w'Imana nk'uko pastor yatubwiye ati ubucura bwangeraza akambwira ati papa ati pupu. Urumva icyo akora niki? Ako kanya yihutira kujya kumutunganya. Uko niko rero nanjye iyo ntekereje mbona ko ndi umwana w'Imana, mba numva ndi umutesi imbere y'Imana, mba numva mbega ntuje ndi umwana koko. Rero ikibabaje icyo nashakaga kuvuga kandi kimaze iminsi kindimo, ko nanjye nabyibajijeho cyane, se kuba umwana w'Imana koko, kuko turi abana b'Imana. Umwana w'umuntu njya mbirebera kuri abana ba perezida, niwe muntu wubashywe muri iki gihugu. Ukuntu abuzukuru be iyo bagiye ku ishuri,
imodoka zose zirahagarara, hano ku ruhande zose zigahagarara, imodoka igacishaho utwana tw'imyaka 3, akana k'imyaka 3 kagahagarika imodoka zose kugira ngo umwana wa perezida aceho. Ariko twebwe ntabwo tuzi agaciro, ntituzi ko turi abana b'Imana isumba byose, umwami w'abami, perezida w'abaperezida. Ntabwo tubizi. Ubundi twari dukwiye kuba turi abantu rwose bumva koko turi twirata, turi fieri, ukajya ugenda uvuga uti genda umwana w'Imana. Rero maze kwakira agakiza, kubera hari uko natinze mu bintu nk'ibyo by'Imana, nagiye ndushaho cyane nshaka Imana, nshaka kumenya ese nkora iki. Abantu uzi yuko mu madini nyine nta kindi, ukora cyane niwe witwa ko ari umwana w'Imana. Urara akubita ibikuta, urara yasuka amazi ku nzu, mbega wa wundi udasinzira, urara asenga, utajya ibyo kurya, yirirwa yiyirije, uwo nguwo ngo niwe mwana w'Imana. Rero Satani afite rero ukuntu adushuka, nk'uko yaje kubwira Eva. Yaraje rwose aza kumubwira nk'inshuti. Twebwe ntabwo tubona inzoka nk'uko Eva yabonye inzoka, ariko twumva ijwi ritubwira, tukagira ngo ni twebwe hari twibwira, ariko dufite umwanzi Satani. Satani ukuntu yaje gushuka Eva bakaganira, natwe Satani aratuganiriza cyane. Iyo umaze gukizwa ahangaha nyine wumva koko uri umwana w'Imana, uvuga uti nzajya mu ijuru, n'ubundi nta kizabibuza, nzajya mu ijuru, kazima nizeye Yesu, nzajya mu ijuru. Ibyo ngibyo rero urumva ko ni igishuko cya mbere, nzajya mu ijuru, ntacyo bitwaye. Ndetse bamwe bo banavuga ngo turavuga ngo twikorere ibyo twishakiye, ngo kazima tuzajya mu ijuru, ngo twikorere ibyo twishakiye. Nushaka ukora ibyaha ntacyo bitwaye, kazima wakijijwe. Cyangwa se nushaka uterane cyangwa ureke guterana, cyangwa se nunaterana wibwire ko wakoze ibitangaza. Pasiteri ku cyumweru yaratubwiye, abayobozi murabizi, aravuga ati rero kubona yuko uza gusenga cyane, mbega ujya mu ngo uje gusenga cyane, uratanga amaturo menshi cyane, ibiki uzi yuko tireka da, ibyo ngibyo wowe udasabanye n'Imana, wowe uteretse Imana kudashoboye, mu gihe cyose uzaba buri gihe cyose uzi yuko ushoboye, nanone ni igishuko cya Satani. Rero Satani hari igihe akubwira yuko ushoboye, hakabaho n'igihe kandi akubwira yuko utanashoboye. Ibyo rero ni ibintu bibiri. Aho hagati rero icyo tugomba gukuramo ni ubusabane bw'umubyeyi n'umwana. Ubundi uyu munsi wa kabiri, mu munsi wa gatatu, tugira amateraniro. Uyu munsi yari amateraniro ayobowe n'abadamu, ariko abadamu bari hano turi bangahe? Ntabwo twabimenye se, ariko icyo gishuko kirahari mu mitima yacu, ngo ntacyo bitwaye nubwo ntajya guterana, abandi baraterana. Abandi se nibande ko ari wowe? Nutaza n'undi nawe ntaza, nawe akibwira gutyo, urumva icyo ni igishuko cya Satani. Kazima nakijijwe, ntacyo bitwaye, ndi umwana w'Imana. Ariko umwana w'Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo uko turushaho kubona urya munsi wegera, ngo ariko turushaho guterana. Kuko nitudaterana se ijambo ry'Imana tuzarikura he? Abenshi ko mbona batabona n'umwanya wo gusoma Bibiliya. Abenshi baba bari mu kazi, nyamara kenshi usanga ijambo turikura hano. Kuko nkuko nawe avuze ubuhamya, agatanga ubuhamya ati pasiteri yavuze ibi, nanjye ni pasiteri yavuze ibi. Ni ibintu tuba twumvise ku mushumba. Iryo jambo ryonyine rishobora kutubera impamba, kubera yuko tutabashije kugira gute gusoma Bibiliya. Ubundi gusoma Bibiliya nibyo byiza cyane, ariko niba tutanasomye Bibiliya, nibura duterane. Rero kwizera, ndumva kwizera atari ngo na Satani arizera da. Satani se ntazi ko Imana iriho? Satani arabizi ko Imana iriho, kandi azi yuko izahana abatayizeye, kandi ikazahemba
n'abayizeye. Ibyo Satani arabizi, natwe kubimenya gutyo rero ntacyo byatumarira. Iyo tumaze kwakira agakiza, iyo tumaze kuvuka ubwa kabiri, haba hari imirimo y'abizera iherekeza abizera. Rero iyo mirimo ngo ni ya yindi Imana yaturemeye muri Kristo Yesu ngo kugira ngo tuyigenderemo. Ubwo rero dukwiye kugira gute kuyigenderamo? Kugendera mu mirimo Imana yaturemeye nta yindi nuko guterana kwera n'itorero, kuko itorero niwe ni umutwe wa Kristo. Niba rero utizera Kristo se, noneho twizera nde? Nicyo gituma rero nari navuze ngo twebwe tubifate nk'ibintu bitari imirimo ya yindi tuvuga ngo nagaburiye abashonje, ngo nambitse abadafite ibyo bambara, nasuye abarwayi, nabaguriye imiti. Oya, ibyo ngibyo n'abatizera barabikora. Ariko rero imirimo ijyana n'abizeye ni imirimo y'ubutumwa bwiza, ni imirimo y'agakiza, kandi iyo mirimo ngo izapimwa. muze gusoma nta mwanya mfite wo gusoma, musome mu Bikorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 11. Uko twubaka kuri Kristo, hari abubaka n'amabuye y'igiciro, izahabu, hakabaho n'abubaka n'ibikenyeri ngo n'ibyatsi. Ibyo rero ngo bizagerwa n'umuriro. Uwo muriro namwe murumva nugera mu bikenyeri uzahita witwarira byose, ngo wowe uzavamo nk'uwokowe. Uzajya mu ijuru da, ariko ngo nta nyungu uzagira. Reba rero umuntu agiye mu ijuru nta nyungu afite. Rero ibyo ari byo byose, nubwo turi abana b'Imana, muri ibyo byose tugomba kugira n'imirimo iherekeza abizera. Atari imirimo yo kwambika abantu imyenda, atari imirimo yo kubagaburira, yenda no kubasura ngo muri gereza bya bindi ngo bavugaga, reka da. Ni bya bindi byo guha abantu agakiza, ni bya bindi byo kwambika abantu imyitero yo gukiranuka, kabagaburira umugati ari wo jambo ry'Imana. Ibyo nibyo ngo tuzambikirwa inyenyeri. Niko ngira ngo Daniel yabivuye mu gitabo cya Daniel igice cya 13 hari haravuga ngo abazaba barazanye benshi ku gukiranuka ngo nibo bazaka nk'inyenyeri. Urumva rero abazaba barazanye benshi ku gukiranuka se, abo bantu turabafite? Twisuzume. Nyuma y'agakiza rero hari imirimo iherekeza abizera, atari ya mirimo ya yindi iyo tuvuga yo kwambika abantu imyenda no kubagurira imiti no kubaha imiceri no ibyo ngibyo byose ntacyo bimaze. Abapagani barabitanga, n'abayisilamu mu bitaro muri CHK barabagaburira, ariko sinzi ko ibyo bintu Imana arizatuma bajya mu ijuru. Rero nibyo nashaka kugira ngo dusangire, nanjye mbibabwira, nanjye nibwira, kugira ngo tujye tumenya neza yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tubanze dushake iby'ubwami bw'Imana. Ngira ngo biri muri Matayo 6 umurongo wa 33, ngo tubanze dushake iby'ubwami bw'Imana, ngo no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose tuzabyongererwa. Kandi ngo ntitwiganyire ngo ejo tuzarya iki. Abantu benshi bava ngo nari nagiye ku kazi, ugiye wakazi kamfashe, genda acuruza uyu munsi ntabwo nari. None se ko ushobora kubifunga urwaye utabasha kubyuka ukabifunga, wapfa? Niba umunsi wawe utaragera ntiwapfa, kandi wazagaruka ukabisanga ukongera ugacuruza. Ariko isaha imwe gusa niyitunanira. Rero icyo ni igishuko cya Satani kivuga ngo twarakijijwe, nta yindi mirimo tugomba gukora. Imirimo irahari da, imirimo y'abizera irahari, y'Imana yaturemeye kugira ngo tuyigenderemo, ubwo irahari. Rero niyo dukwiye kureba. Satani ntadushuke ngo twiyicarire aho ngaho ngo twarakijijwe, ntacyo bitwaye, kazima twakijijwe. Tuzajya mu ijuru, tuzajyayo koko, ariko ngo tuzajyayo nk'abokowe. Dufite imirimo yacu ari ibikenyeri cyangwa ibyatsi, abandi bagende ngo bafite inyungu kuko bubatse kuri Kristo bakamwubakishaho izahabu,
n'amabuye y'igiciro ngo cyangwa se n'amabuye n'ayandi mabuye n'ibiti, ndetse ibiti nabyo ngira ngo bizashya gahoro, ariko nabyo bizashya, ibiti nabyo bizashya, ariko tekereza ibikenyeri n'ibyatsi no gutuntumuka. Rero Imana ibaha umugisha mwe muri aha ngaha, twongere tugiremo uwo mutima. Ndumva ijambo ry'Imana rivuga ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko ndiho, riri mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo ngira ngo wa 20, ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko ndiho, ariko si jyewe uriho. Ni ukuvuga ngo jyewe ndiho nk'ugaragara, ariko si jye uriho, ni Kristo uri muri jyewe. None se Kristo we yakwifata gute? Yatuma nifata gute? Ibyo nkora byose ngo mbikoreshwa nawe. None se Kristo yadukoresha ibitari byo? Rero twumve ibyo bintu nyuma y'agakiza icyo tugomba gukora. Yesu abaha umugisha.